Hello ndabashoje bana mukurikirana Elad Media. Mbese uhora wibaza aho wakura amafaranga online? Iyi ni inzira nyayo. Kurikira Elad Media kugira ngo ujye umenya uburyo bwinshi wakoreramo amafaranga online, aho ushobora gukorera 2,000 ku munsi ukoresheje telefone yawe ndetse na internet, ukabikuza kuri mobile money cyangwa se Airtel money ndetse n'indi mirongo ya network ikoreshwa mu Burundi, Tanzania, Uganda cyangwa se Kenya. Hanyuma rero niba uri mushya kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye binyura kuri Elad Media. Aho rero muri iminsi ugiye kujya ibijyanye n'uburyo wakorera amafaranga online bitagusabye igishoro. Kora subscribe rero nurangiza ukore no ukazogera kugira ngo video zijye zikugereraho igihe. Nurangiza wibuke gukanda kuri like ndetse na comment, waba ubaza ibibazo cyangwa se udushimira, ndetse kandi unakoreshe iyi video. Hanyuma rero tudatinze ndagira ngo mbabwire ko iyo application tugiye kubereka umunsi murakorera amafaranga ni yitwa M-Paisa. M-Paisa rero ni application ukorera amafaranga binyuze mu gukina game. Ndagira ngo rero mwese muyidownloadinge munyuze muri link nashyize muri description cyangwa se muri comment ya mbere. Iyo umaze rero kwidownloadinga muri Google Play bakwereka uburyo ukoreramo amafaranga bw'ingenzi. Ahangaha rero nta kindi ukora, uraslidinga. Uguslidinga rero hano barakwereka ko ushobora no gutumira inshuti yawe ukabona amafaranga, ariko ibi si by'ingenzi cyangwa se si itegeko, ubikora ubishaka. Ikigomba kumenya nuko atari itegeko, atari nka bya bindi bakubwira ngo ukora rero hari akuragiri. Iyi application rero sende bakubwira ngo ugomba gutumira abantu uyu n'uyu, kuko hari uburyo bwinshi bwo gukoramo amafaranga. Kukoramo account rero umaze gukora biriya, umaze gukora kuri kara karongo baguha urutonde rwa email ziri muri telefone yawe, ugakora kuri email rero ushaka. Iyo umaze kuyikoraho rero ubu utangiye gukereya account. Hanyuma rero uhita ukora allow. Ndagira ngo tugendane inzira ku nzira cyangwa se akantu kamwe ku kandi, nusimbuke cyangwa se ngo bigenze gute. Ndagira ngo rero nkwereke ukimara gukereyamo account baguha amacoin 100 y'ikaze. Amacoin 100 y'ikaze rero uyakura hano kuri scratch, ngira ngo urahabona. Iyo urangije rero kuhajya urabona akantu gafunze k'agakarito. Aka kaboro rero niko usiribaho n'urutoki rwawe, ubundi bakaguha ayo macoin 100. Ngira ngo urayabona hari kuri balance. Mbibutse ko twadufiteho 0, ariko mubona ko dufiteho amacoin 100. Hanyuma rero nta kindi rero, iyo maze ku redeeminga cyangwa se iyo maze gufata ari amacoin yawe 100 y'ikaze baguha, uhita uza kuri play game. Hano rero dutangira kuvuga ko iyi application ukorera amafaranga ukina game cyangwa se ushobora gutumira inshuti. Rero ukanze kuri play hari barakwereka ati play. Hanyuma rero ukaza kuri screen imeze gutyo, bakuzanye rero kuri tab imeze gutyo, uramanura hasi ugakora icyo bita accept. Imaze ku acceptinga rero batazana activate, and then activating. Tugendane akantu kandi guys, ntusimbuke video kugira ngo ubashe kumenya uburyo ibintu bikorwamo. Hanyuma hariya uhita uyiha garanti cyangwa se ukayarowing. Hanyuma bakahita bakuzana ku magame agiye atandukanye. Icyo ugomba kumenya rero nuko izi game baguhemba cyangwa se baguha amafaranga kuri buri munota ukinnye. Ntago baguhemba ngo wageze kuri level iyi ni y'uyu mukino, cyangwa se ngo uyu mukino wawe ukinnye ugera kuri level yo hejuru. Bo baguhembera iminota umaze ukina iyi game. Wayikina uri online cyangwa se uri offline, aho ayahoro hose wakinira uraza ugasanga amacoin yawe bayaguhaye. Hanyuma rero ushaka kumenya ngo iyi game izajya impangahe ku munota, ukanda ahanditse more. Kugira ngo murahareba hibara ry'umutuku. Ukanze ahanditse more rero bahita bakuzana bakakwereka ati ukinnye ku munota bazajya baguha amacoin 10. Ibaze ku munota umwe ukina amacoin 10.
mu gihe nyamara rero hari igihe umuntu akina game cyangwa akina game nta n'ikintu ari bwinjize. Ndaje mu kanya mbereke ngo aya makoyini rero ni gute abyazwamo amafaranga cyangwa se ni gute umuntu abyaza amafaranga. Rero itukora kuri Play Now. Iyo ukoze kuri Play Now direct bahita bakujyana kuri Google Play aho ugiye ku downloadinga ya game ukayidownloadinga. Uyu maze ku downloadinga rero ino game bahita baguha indi scratch, kaga scratch naberetse mu kanya babaheraho coin z'ikaze. Hanyuma rero iyo bamaze kuguha, iyo umaze ku downloading ino game yo scratch uragenda naho ukabigenza nka kwa kundi twabigenje kuri ya indi ya mbere ukakira amakoini yawe. Ubwo rero urahita ukanda kuri play, tutegereze game ifunguke cyangwa se irangize kurodinga. Dutegereze gato. Hanyuma rero hano barakwereka ngo game uyikina gute, uko game ikinwa. Mwe mureba uko game ikinwa, ndaje mu kanya gato mbabwira n'ibindi bikurikira. Hanyuma rero ubu noneho mugiye kumenya ngo game ikinwa ite cyangwa se mugiye kureba ngo umuntu arahabwa amafaranga ate cyangwa se aho yakiniye ayasanga muri application y'ama Paisa uko cyangwa se muri M-Paisa ayasangamo ate. Hanyuma rero tujye muri application yacu ya M-Paisa, turaza turebe kuri balance yacu. Iyo ugeze rero kuri yugarutse n'ubundi hano rero muri game ugakanda handitse my game, uhita ubona amafaranga wakoreye ukina iyo game. Hanyuma rero hariya murabona ko ira game niyo twakinnye tumaze gukoreramo amakoini 10 mu minota mike dukinnye cyangwa amasegonda make dukinnye. Application nayo iguha notification ikubwira ati coin zawe wazakiriye zo gukina game mu minota iyi ni runaka. Ngira ngo urabibona ko hari 10 ryabaye verified cyangwa se barishyizeho akaviri ryerekana yuko zira twazitsindiye deja. Nyuma rero turagaruka inyuma turebe no kuri balance yacu. Tugarutse inyuma tukareba kuri balance yacu turasanga deja turasanga coin yiyongereye bijyanye nuko twakinnye game. Hara rero ugarutse kuri scratch, ngira ngo urabona ko kuri buri game ugize udownloadinze baguha scratch. Scratch rero nta kindi ukoraho no gukoza urutoki ugasiribanga. Bisiribanze rero ako gakarita bahita bakwereka amakoini wirininze. Ubu ngubu rero noneho ngiye kukwereka ngo aya makoini noneho umuntu aya bikuza ate akagera kuri mobile money ate cyangwa se kuri Airtel ate. Hanyuma rero ibyo ngibyo nibyo ngiye kwita mbereka aka kamwanya. Tudatinze rero ukanda handitse redeem. Iyo hamaze gukanda handitse redeem rero uhituza ugakanda handitse mobile recharge. Yukanze rero ahanditse mobile recharge urahakanda. Wamara kuhakanda ugahitamo ahanditse service provider. Iyo umaze gukanda handitse service provider rero urabona ko bakwereka MTN cyangwa se Airtel, ugahitamo MTN. Iyo umaze guhitamo MTN rero barakwereka ko hano amakoini 300 aguha igiceri cya 50 ndetse amakoini 700 akaguha 100. Hanyuma rero hano uhita ukora
uhita uvuga uti reka nkore kuho nshaka. Urabona ko hari amafaranga rwose menshi ushobora gukorera bijyanye n'amakoini ufite. Hanyuma rero tudatinze urakora kuri iriya ya 700 cyane ko ariyo ahura nayo dufite kuri balance. Wamara kuyakoraho rero ugashyiramo nimero ya telefone. Ikitonderwa no mu gushyiramo nimero ya telefone, mwirinde gushyiramo nimero ya telefone ya MTN ya 079, mushyiremo 078 kuko 079 ntabwo ibikundamo hano. Ikindi cyiza ki application rero nuko gukora withdraw birihuta cyane, ntabwo bitinda. Ni nk'umurabyo, na amasegonda make cyane amafaranga yawe abakugezeho. Uhita ukora confirm rero tudatinze, mbibutsa gukora subscribe, like ndetse na share. Iyo umaze gukora confirm na amasegonda make cyane amafaranga yawe ahita kugeraho byihuse nk'ako ka mwanya. Reka nze mbibereke neza utagira ngo ni bya bindi abantu bazo bababeshya. Nta gishoro usabwa uretse umwanya wawe ndetse na internet. Tangira bari amasegonda atarenze 10, amafaranga tayari yaje. Ngira ngo message murayibonye, dore ngiyo message. Hanyuma rero ikibi cy'i application aya mafaranga ukoreraho nuko aza nk'amayinite, atajyaza nk'amafaranga kuri mobile money, aza nk'amayinite cyangwa se no kuri Airtel ubigurijeho aza nk'amayinite. Uko aza nk'amafaranga rero ukaba wayabikuza kuri mobile money no buryo ukoresha PayPal cyangwa se PayPal, ngira ngo abantu benshi murayizi. Hanyuma rero iyo uje hasi hahandi kuri redeem n'ubundi ugahitamo PayPal, nta kindi ukora uretse ko uhitamo nk'uko nyine twabibonye, ubundi amafaranga bakaza kuri PayPal. Hanyuma rero abantu mutazi gukoresha PayPal, hari video nerekanye nakoze, ayo murayisanga muri description igaragaza uko PayPal ikora kugira ngo mujye mwiga kuyikoresha nayo, kuko ni ingenzi muri ibintu by'amafaranga ya online. Hanyuma rero ndabashimiye, bashishikariza gukora subscribe ndetse no gusharinga video yanjye kugira ngo abantu benshi bamenye ibyaya makuru. Rero reka mbasezeye, ciao ciao, thank you. Mbibutsa yuko rero iyi video cyangwa se iyi application link yayo murayisanga muri description cyangwa se muri comment ya mbere, aho uri bujye hose urahasanga. Ikindi mbashishikariza no kujoininga WhatsApp group, tuzatunyuzamo update zerekeranye n'ibi bintu. Ndabashimiye rero, mugire amagara mazima.